abo bagabo cyangwa se umugabo n'umugore simbizi ko njya kumva nkumva hari abantu bavuga ngo jihad ngo hari ukundi kuntu, ariko gera ari muzi nk'umugabo ko yitwa n'izina ry'abagabo yitwa uzaba kiriho Sipiriye aka Jihad ni umwingi ya dini, kuko izina rye turabizi neza ko aribonye ejo bundi, ariko ni umugaturika turabizi. Mama we ni n'umudive ahangaha ku Gikongoro kuri Ncira aho yavuye, simbizi se ibyo ndabizi byose. Ariko uwitwa Jihad n'uwitwa Eminyawe wavuga ko wenda kubwenge karemano Imana yabahaye bwanyereyeho gatoya, bigeze kubw'ishuri burongera nabwo buba buke cyane, cyangwa se ubumenyi ishuri ryakagombye kuba ryarabashyizemo kugira ngo bwa bwenge karemano bwanyereye bugire bwungikanye n'ubw'ishuri tuzo gake uko bwije nuko bukeye ngenda mpabwa amazina, sinzi impamvu bagenda bayampereza nanjye, ariko ngiye ngeze ku mihanda njya kumva nkumva mfite izina rishya. Ubu noneho izina basigaye barampaye basigaye banyita mwigisha. Byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV, na muhungu w'abanyarwanda Jesco zo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi, ngiye murabizi neza ko ntegereza ko abandi baza kuza kuvuga manjwe nkaza kuza kuyakosora, ndetse rimo ndagenda nyuzamo agahwituzo gake uko bwije nuko bukeye ngenda mpabwa amazina, sinzi impamvu bagenda bayampereza nanjye, ariko ngiye ngeze ku mihanda njya kumva nkumva mfite izina rishya. Ubu noneho izina basigaye barampaye basigaye banyita mwigisha. Ndaza nkigisha nkatanga amasomo, ariko noneho ejo mu gitondo kubyo nigishije ndongera nkagaruka nkakoza bya bintu nigishije biri hehe, nkakubwira ngo rande mwame noti. Niko basigaye banyita, rero banyita mwigisha. Mu byo nigishije rero ngira ngo murabizi neza ko nigeze kubahereza inkuru y'abantu bagera kuri 22 bafungiwe kuri Gudiyari. Niko kera twabivuga, sinzi nimba ndako bakibyita, bazira kuba bari bagiye mu cyitwa strip club mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se ubu bari babyina bambaye ubusa buri. Ahangaha rero hari harimo urubyiruko, harimo abashesha kanguhe, ariko harimo n'umuntu ndabonye nsanzwe nzi usanzwe n'umuntu ari mu myidagaduro y'ahangaha mu mujyi wa Kigali, cyangwa se y'ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ifoto nayibonyemo uwitwa Exidira, bivugwa ko yibye telefone ya Deben. Exidira no ku munsi w'ejo naramubonye arimo aragenda atagataga kwako nigendera nk'imbata gake. So ibyavugiwe muri iyo ntuza, ibyavugiye mu kiganiro noneho witwa Jihad ndetse na Emi bakoze ku radio bita nagiye kuvuga radio, nari kuba namamaje, ariko na boss mu gitondo guhita mbwira ati bo kabyarawe mu bahungu ndemera ugiye guhita uva mukomera cyane bwana Jado, ndagusuhuza cyane aho ngaho kuri radio Isibo, ndagusuhuza cyane. Radio ntago nyizi ari uzancuje bwana Jado. Iyo umunyabwenge nta kibutumvise. So uwitwa Jihad na Eminyawe ubwo bari ku murongo wa radio FM, barimo baragenda banyuzamo batebya bagira gute, ariko noneho baza kuza kugera kuri ibi ngibi byo kwafunzwa abakobwa ngo bagera kuri bangahe bazira kubyina bambaye ubusa muri karakabari kari Godia ahitwa kwa Kabebe. Baza kuza gutangaho ama idea agiye atandukanye, ariko wenda bano bana nuko wenda ndamutse mbivuze muri ubu buryo abantu bashobora kuvuga ngo nabivuze mu buryo butari byo, kandi wenda ntigeze njya kure y'ukuri. Uwitwa Jihad n'uwitwa Eminyawe wavuga ko wenda kubwenge karemano Imana yabahaye bwanyereyeho gatoya, bigeze kubw'ishuri burongera nabwo buba buke cyane, cyangwa se ubumenyi ishuri ryakagombye kuba ryarabashyizemo kugira ngo bwa bwenge karemano bwanyereye bugire bwungikanye n'ubw'ishuri. Aba basore babiri bari kuri iyo radio ntashatse kuvuga, ariko nkaba nasuje mukuru wa radio. Abo bagabo cyangwa se umugabo n'umugore simbizi ko njya kumva nkumva hari abantu bavuga ngo Jihad ngo hari ukundi kuntu, ariko gera ari muzi nk'umugabo ko yitwa n'izina ry'abagabo yitwa uzaba kiriho Sipiriye aka Jihad ni umwingi ya dini, kuko izina rye turabizi neza ko aribonye ejo bundi, ariko ni umugaturika turabizi. Mama we ni n'umudive ahangaha ku Gikongoro kuri Ncira aho yavuye, simbizi se ibyo ndabizi byose. Ariko rero
ntabwo ari wenda ibyo nashaka kuvuga, gusa nabivugagaho kugira ngo n'abantu ngende banyurizamo bumva ko jihad atari uw'i Kigali, ari uwanga ku Gikongoro. So jihad na Emmy mu kiganiro bakoze, Emmy yakomeza kugenda agaragaza ko nta kosa ririmo mu gufunga ababyina bambaye ubusa buri, ndetse uwitwa uzaba akiriho Cyprien Jihad wakomeza kugenda agaragaza ko ahubwo leta yagakwiye kubarekura bagakomeza bagakora ibyo bintu, kuko ngari byo bibinjiriza, ngari impfubyi n'ibiki byo biza kongera gutuma nongera gutekereza ku nshuro ya kabiri. Uyu Jihad sinzi wenda uburyo aremyemo, niba wenda ari nk'ikivejuru cyangwa se wenda niba ari nk'igisimba cyo mu mazi, ntago ndenge ndabimenya mu bushakashatsi ndimo ndakora, ariko ubwenge bwa Jihad njye nibaza se ni ubwenge bwa mwene muntu cyangwa ni ubwenge bw'inyamaswa. Jihad uyu yakomeza kugenda agaragaza yuko ngo leta yasagariye abo bana ngo kubafunga, ndetse akomeza kugenda agaragaza ko bahohotewe, bahonyorewe uburenganzira bwabo. Nge sinshaka wenda kuba nafata umwanzuro kuri kino kintu, ndimo ndababwira ibyo Jihad uwo yavuze. Koko mwebwe iyo mubona runo Rwanda rwacu rukeneye kugira viziyo kandi ruri mu inzira y'iterambere, murabona kuri iterambere ryanga ryirukanga, koko dukeneye ibisitaza nk'ibyo ngibyo by'abantu babyina bambaye ubusa, barimo barakora uburaya ku mugaragaro, barimo barakora ibiteye isoni bingana bityo. Koko muri iki gihugu cyacu murabona icyo kintu gikenewe? Ese ari umuntu waba yarabonye abo bantu bafite ibyangombwa byemererwa gukora izo strip club hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese koko amategeko agenga igihugu cyacu yemere izo strip club zo mu miringoti? Nge nta kintu nshaka kuvugaho, nta n'umwanzuro ndibifateho, ariko namwe mwicare mutekereze, murebe, muvuge muti koko ibyo uyu nguyu Jihad avuga byagakwiye guhabwa agaciro. Ikiganiro nge nakirebye ndumirwa bro, nakirebye ndumirwa, ndavuga ni koko uyu muntu ari nka nyina basanze aho ngaho arimo arakora wenda nk'iyo business, nituvuge ko wenda ari nka nyina urimo urabyina aho ngaho basanze arimo arakora iyo business, koko wakumva ari ibintu byanyabyo nyoko kuba akora business zo gucuruza abantu? Iriya ni icuruzwa ry'abantu kubera ko bafatiranye wenda n'ubukene cyangwa se wenda n'uburara bwabo banze gukora imirimo y'amaboko, ugahita uvuga ngo ushinge business